Mana nziza, Mana nyir'ubutwari, Mana nyir'ubushobozi, turacyari muri wa mujyi wo kugushima kubw'ineza yawe, tugushimira uburyo turinduka tugirira neza, tugushimira uburyo nta na kimwe tujya tukuburana, bwo gukomeza kubana natwe, ari twebwe, ari abatwumva. Mana ukomeze kutwitaho, cyubahiro n'amashimwe ukomeze kuba ibyawe, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana nabane namwe, Mama Bonheur. Chano ni Nkunda Kristo TV uko bisanzwe, sharinga kuri subscribe cyangwa se kandi like, je no muri commenting niba hari icyo watubaza cyangwa se hari icyo wadufasha nko bujyanama. Imana ibaho umugisha. Ndagarutse rero je kuvuga n'ubundi kubijyanye na Pasika, ntabwo ndi bujye kure y'ibyo twaganiriye ubushize. Shaka kuvuga uburyo abantu tugomba kwizihiza Pasika twishimana n'imiryango yacu, niba ari akanyamarega kakabonetse mu tugasangira, kuko biragaragara ko muri iyi minsi abantu benshi hari ukuntu bagenda bakayifiringana n'abandi bantu, bagategura ibirori hirya no hino, nyamara ugasanga umuryango wawe urimo unakwitaho cyangwa se nawe witaho ntabwo muri kumwe mwizizanya iminsi mikuru. Ni ngombwa rero kwizizanya iminsi mikuru n'imiryango yacu. Benshi ndabizi ntabwo babiha agaciro pe, abenshi ugasanga barimo kujya mu tubari, ugasanga bari kujya ku mazi, wenda umugabo n'umugore bagira amahirwe yo kujyana ugasanga basize abana. Ariko burya iminsi mikuru ntabwo isobanuye ko ugomba guta umuryango, ni ukuba hafi y'umuryango. Kandi ikindi, iminsi mikuru ntabwo ivuze gusesagura, ntabwo iminsi mikuru ivuze gusesagura. Ikindi, ntabwo iminsi mikuru bivuga kurara cyangwa kwirirwa mu kabari nkuko abantu benshi usanga barimo kubyizihiza. Menya ko ugomba kwishimana n'abawe mugasangira. Niba ari Pasika, Imana ishimwe ubu turimo kwizihiza Pasika, turi mu bihe bya Pasika, aho twishimira ko Yesu yadupfiriye ndetse akanazuka. Uyu munsi abantu benshi twaba tubifitemo ubuzima bwiza. Imana itugirire neza. Pasika rero ugomba kuyirya, nibyo ukayirya ariko wishimana ibijyanye n'ibyo uri kwizihiza. Abantu benshi ugasanga habaye umunsi mukuru runaka, navuze ngo reka twivugire kuri Pasika kuko niyo turi muri iyi minsi, niyo dusanga turimo kwibuka. Umuntu ugasanga agiye kubyina ibintu bitajyanye n'intsinzi y'uwo munsi. Turi kwishimira ko Yesu yapfuye akazuka, yamara gupfa bamwe tukabona ubugingo, bamwe ibyaha tukabibabarirwa, bamwe tukava mu byaha. Ahubwo ugasanga benshi nyine babonye umwanya wo kujya gukora ibyaha. Basore ugasanga abasore n'abakobwa babonye umwanya wo guhura bagiye gukora ibyaha, mu gihe abandi barimo kwishima ko Kristo yazutse. Ugasanga umugore afashe umugore wundi cyangwa se umugabo afashe umugore wundi. Imana itugirire neza. Ntabwo Pasika rero uyu munsi turi kwizihiza cyangwa se n'undi munsi mukuru wose ugomba kuba kuwufiringa mu buryo butari bwo. Birakwiye kugira ngo tubyine intsinzi ijyanye n'uwo munsi mukuru. Kugira ngo tubyumve neza rero, reka dusome amagambo ari mu Kuva n'igice cya 12. Kuva igice cya 12 turasoma umurongo wa 8 tugeze ku wa 11. Kuva igice cya 12 11. Aravuga ngo muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje, igihaga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo. Ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose. Uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba. Iyo niyo Pasika y'Umwami Uwiteka. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Kugira ngo dukomerezeho, reka tujye n'ubundi muri Timoteyo wa mbere turasoma igice cya 5 duhere dusome n'umurongo wa 8 wonyine. Timoteyo wa mbere igice cya 5 n'umurongo wa 8 haravuga ngo ariko niba umuntu adatunga abe
cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizero kandi ababaye mubi nyuma y'utizera. Imana itugirire neza. Dutangiye dusoma ijambo ryiza ritubwira uburyo tugomba kurya. Ni inyama hariya nuvuga ngo tuzazirye, ni inyama z'intama hariya nuko nahereye mu murongo hagati ariko usomye kiriya gice cyose cya 12 ubibona ko ari umwana w'intama bashakaga kuvuga. Aho iminsi mikuru tugomba kuyizihiza tukarya inyama, abagabo bakagura imiryango yabo inyama, ababyeyi badafite abatwana nabo bakamenya babo ko bakeneye inyama, bakazibonera no bagahekenya bakumva ko kwizihiza umunsi mukuru byagenze. Nkuko nabibabwiye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu agiye kwikorera ibyaha. Fata umuryango wawe, mwakwishimira ko murawizihiriza mu rugo mukarya kwako kanyama, mwakwishimira ko muratembera mukarya kwako kanyama cyangwa se mukajya kugahekenya, ariko mwizihize Pasika, mwizihize indi minsi mikuru muri kumwe n'imiryango yanyu. Umugore uyu munsi ntaba arimo kubariza ngo nyamuneka ngo umugabo wanjye ari hehe ngo turye, dore ko hari na benshi babitereka ku meza bategereje abantu baheze iyo ngiyo. Imana itugirire neza. Tugomba kurya Pasika turi kumwe n'abana bacu. Akenshi baba baranatubuze uwo munsi, abenshi tuba tutagiye mu kazi, ntabwo tuba twagiye mu kazi. Tugume mu ngo niba bishoboka, nitunatekereza no kuvamo, tujyane n'abana bacu, tujyane n'abatware bacu, tujyane n'abafasha bacu, nuvuga ngo umuryango muri rusange ntusigare. Kandi nkongeraho nkavuga ngo niba wagize ubushobozi bwo kubasha kurya uwo munsi mukuru neza, hari abakene ku ruhande batabashije kugira icyo babona. Nubwo ndi kuvuga inyama, hari n'utabashije kubona umuceri. Menya abakene muturanye, menya abakene mukorana, menya abakene musengana, umenye umuntu mbese utifashije mu buryo bumwe, ubashe kuba wamuha kuri uwo munsi mukuru. Imana yacu tugirire neza. Hari ijambo dusomye ryo muri Timoteyo wa mbere ibice 5 ku murongo wa 8. Reka nongere ndisubiremo. Haravuze ngo ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi akaba abaye mubi hanyuma y'utizera. Imana yacu tugirire neza. Dufite abantu benshi nubwo twakunze kuvuga iminsi mikuru, batamenya ngo abana biririwe iki, batamenya ngo ese bashije guteka, ese babonye ibyo kurya, ese babonye ibyo kunywa. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu ari iyo ngiyo hari kwirira ubuzima, nyamara ntiyahashye, nyamara ntazi ko babwiriwe, nyamara ntazi ko baburaye. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo ariko niba umuntu adatunga cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa. Niba uzi kuba mu ubwo buzima bwo kutamenya icyo umwana yariye, ntumenye icyo umugore wawe yariye, cyangwa se natwe abadamu ntitumenye icyo abagabo bacu bariye, ibyo ngibyo haba harimo guhakana ibyizerwa. Nta kintu uzaba wizeye na kimwe. Barongera ijambo ry'Imana ryavuga ngo kandi ababaye mubi. Imana itugirire neza. Kudatunga abo mu rugo rwawe, ububaye mubi hanyuma y'utizera. Babandi tujya twibuka abapagani, bivuga ngo kuba wenda waramenye Yesu ariko n'ubundi ntugire uruhare rugaragara mu gutunga umuryango, ubuhakanye bya byizerwa byose. Aho ijambo ry'Imana rimbwiye ubu uri hanyuma yugize gute yutizera. Bivuga ngo rero mu kwizera kwacu habemo no kwita ku miryango, habemo no kubana n'abacu. Nkongera nkabwira abantu cyane cyane, hari abantu twagiye tuva mu byaro tukaza mu miji, umuntu akagera mu mujyi ubuzima bukagenda neza, yasize umukecuru n'umusaza, yasize abavandimwe runaka ntibishoboye, ugasanga rero agumye iyo ngiyo. Uyu munsi rero birakwiye kugira ngo utekereze kuri uwo musaza wasize iyo ngiyo mu cyaro, utekereze kuri uwo mukecuru wasize aho ngaho iyo waturutse, umuhe ku munsi mukuru. Hari n'abo wasize b'abavandimwe ugasanga duheruka turiyo, ugasanga twarabibagiwe. Hari ukuntu tugera mu mijyi abantu benshi tukibagirwa, ariko ntabwo bikwiriye.
ni ngombwa kugira ngo uyu munsi wibuke inshuti wasize, nibwo uzaba uyeretse ubucuti. Kuko burya umuntu wabeshya ukamubeshya ngo turakundana cyangwa uri inshuti yanjye, ariko nta kintu uri kumumarira, ubwo bucuti ntacyo buba bumaze, nta nicyo buba bushingiye. Dufate bikeya ku by'Imana yaduhaye, duhereze ku nshuti twasize, dufate kuri bikeya Imana yaduhaye, duhereze abo babyeyi, abakecuru n'abasaza, yewe nibiba ngombwa ujye no mu bavandimwe. Niyo wafata burya 1000 cyangwa ugafata 2, nanjye ntabwo mvuze ngo ufate ibya mirenge, ariko byibuze murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe, musaza wawe cyangwa se mushiki wawe, yibuke kuriho, ndetse nenizihiza n'uwo munsi mukuru, amenya ati atuzi ko runaka yanyohereje ka Pasika we. Burya icyo nkundira abantu, impano utanganye umutima ukunze, ukayitanga uwukunze, nk'uko utunguye umuntu ukamubwira uti harya iyi nimero yawe niba muri mobile money, akumva ko kaja, niyo washyiraho 500 ukabikora umutunguye, kabiri ukabikora ubikunze, uwo muntu ntabwo yabura nawe kukwibuka rwose, kandi ntabwo yabura kugushimira. Ikindi, iminsi mikuru, hari abantu benshi mu ngo, hari abantu benshi mu bavandimwe batazi impano z'abantu. Ugasanga umugabo ntazi impano ivuye ku mugore, ugasanga umugore ntazi impano iturutse ku mugabo. Harya ubundi ubwo iyo joteme ya buri munsi, urwo rukundo uvuga umukunda rwa buri munsi, rumumariye iki? Nabibutsaga rero, nabibutsaga kandi mbashishikariza vuga ngo niba munsi mukuru wabaye, shaka impano niba nta niyo wari warigize utegura, uyimuhe, yabifunze yabidafunze. Ntekereza ko impano yose itunguye umuntu, uko yabiri kose inezeza uyihawe. Ariko abantu benshi ntabwo tubiha agaciro. Ugasanga abantu benshi ngo twebwe ngo wacu ngo nta surprise zihaba. Ya burya kutahaba ntabwo ari uko aba ari byiza, ahubwo ubwo ni umuco mubi umuntu aba yarishyizemo cyangwa se ari imyumvire itari. Surprise nta hantu itaba nziza. Surprise nta hantu itaba nziza. Niba umugore wawe ataraza agatengerera, genda ujye kugashopping ukamuhe, ugafunga ukamutunguze, niwo munsi mukuru mwiza. Kuko niba Yesu ubwe yaradutunguje kuvuga ngo reka dupfire ku musaraba, we akabikora noneho binyuze muri bwa buzima bugoye twabonye, none uyu munsi we ntabwo urimo n'amahire mu gihugu cyacu na amahoro. Kubera iki utatungura umufasha wawe? Kubera iki mu mudamu utafata umugabo wawe? Ndibuka hari igihe twigeze kujya guhaha utuntu, ntabwo ndi butuvuge, mfata kamwe nkagurira umutware we wanjye twari kumwe ngo ngo harya ibyo nabyo bibajya biba birimo. Uwo munsi mbese nawe asa nk'ukangutse, ndibuka ko ibyo nabashije kugura nawe yaguzeho, arafata ashyira umugabo. Urumva rero ko ibintu nk'ibyo biba bikenewe. Impano rero uhaye uwawe ubikunze, agaciro yabifite ko ariko kose, nyiri ukuyihabwa nk'uko nabivuze ntabwo azigera bitesha agaciro. Nshuti bene data bakunda cyane, reka njye mubo mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana turi gushishikara kuvuga ngo Yesu ngo yazutse, ngo ni muzima. Imana itugirire neza tukabibyina, ariko harimo umuntu ugize gute ushonje. Ngiye kuva aho cyangwa se ugiye kuva aho ngaho, ngiye kurya, ngiye kunywa, mpage, mvuture, ariko nahoze ndi kubyinana n'umuntu ushonje. Nyamuneka nshuti bene data, mureke dufatanye cyangwa se dufashanye turebe abakene. Kandi hari yego nanone hari ukuntu umuntu ashaka wari bufasha akamubura, ariko byibuze gerageza. Ndatekereza ko nawe kugira ngo ntacyo waha umuntu ugikuye ku mutima ngo kimubere kibi. Nushaka abantu be wamwibeshyeho, ariko byibuze ukorera umugisha w'uwo munsi. Ndumva rero icyo kiganiro ntawe utabasha kucyumva, ndumva ibintu ntawe utabasha kubyumva, ndumva rwose. Kandi abantu benshi bazabikora, bazambabarire babishyire muri comment, nzamenya neza icyavuyemo. Kizaba ari icyiza, azaba ari intsinzi nk'iya Yesu Kristo, nkuko nawe yadutunguje kudupfira. Bizaba byiza kuri buri umwe wese, kandi nzi neza ko umunezero uziyongera mu nshuti,
mu bavandimwe, mu baturanyi, n'abo mukorane. Rega buriya n'abo mukorane nimushaka mufite n'ubushobozi wagira icyo umuha. Ndabyibuka mperutse kugira anniversaire mu minsi yashize, umuntu rwose yanteye 2,000 byonyine, akanda akanyenyeri, arangije arambwira ngo genda ujye kugura bombo. Ayo mafaranga yaranejeje, si uko nari mbuza ndi no kuri mobile money, ariko niba hari ikintu cyanejeje n'ugutungurwa n'uwo muntu ampereza 2,000, nabihaye agaciro. Ndabyibuka nawe icyo gihe yarayikoresheje, nanjye ndavuga nti ngiye ntago ndi mu buhe bibiri ndenzaho. Kubera iki? Nari ndimo ndokonesa uburyo yari yatekereje ko agomba kumpa iyo bombo tuzi ko ari byo kurya by'abana, ariko nabihaye agaciro. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Ni byiza rero ko buri wese yita kuwe, akanabirenga akajya mu bavandimwe, akabirenga akajya mu nshuti, akabirenga akajya mu baturanyi, mu bavandimwe nk'uko nabivuze, mubo mukorana cyane none mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana burya dufitemo abantu benshi baba barababaye, ariko kubera abo Yesu yabahaye amahoro bagaturiza amaho ngaho. Iyo bagize ayo mahoro rero bakagira n'umuntu wo kubaba hafi mu ubwo buryo, muri uko gusangira iyo minsi mikuru, kurifasha nk'umuntu wenda usa nk'urusha ubushobozi, ukamubwira uti rero uyu munsi nifuje ko uza mu rugo tugasangira ibya Pasika, yanezerwa kurushaho. Ko ndabyibuka hari umuntu twigeze gutumira rwose, arangije araza yicara iwacu mu rugo, aravuga ati Mana we, ati ntabwo nari nzi ko nakwicara muri izi ntebe. Yumva umunsi mukuru we nuko yicaye muri izo ntebe. Ubwo rero mfite bene data, navuga ngo tugire urukundo. Imana ihumugisha buri wese wabanye natwe. Ndatekereza mu ruhande rwa buri umwe yabasha kumva icyo agiye gukora muri iki kiganiro. Abo gufasha ubafashe, abo kuba hafi ubabe hafi, abo gutumira ubatumire. Imana ibidufashemo kandi Imana rwose iraduhana umugisha. None nk'uko twatangiye rero dusenga, kadusoze dusenga. N'ubundi Imana yacu turagushimye, wabanye natwe mu magambo meza twumvishije. Tugushimiye kubw'impanuro nziza waduhaye, aho twavuga ko tugomba gutunga cyane abo mu ngo zacu, kuko twamaze kumenya neza yuko iyo umuntu adatunze abo mu rugo rw'abayihakana ibyizerwa, ndetse akaba ari hanyuma y'utizera. Mana uhereye none, bamwe ntitwari tuzi ko ari bibi ndetse bihabanye no kwizera waduhaye. Mana duha ubushobozi kandi Mwami rwose udushoboze, uduha imbaraga tubashe kubana neza n'imiryango yacu. Urakoze kubyumvishe kandi ugiye kubitugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.